Iyo wumvise ikinyamakuru kivuga filimi yahenze Abahinde ndetse n'isi yose ikaba yaratwaye amafaranga menshi, ujye wibukamo ifilimi yakorewe mu gihugu cy'Ubuhinde bayita Bahubali. Iyi filimi bita Bahubali yasohotse tariki 13 Julayi 2015. Muri iki kiganiro tugiye kubabwira ibintu byabereye kuri behind scene yayo ndetse na behind set yayo. Njye mugiye kubana muri iki kiganiro ndi Theogene Kwizera, ndagusaba kumfollowinga ku rubuga rwa Instagram ni Theogene Kwizera, nagira ngo ube wakanda subscribe na share, ubundi bwo tugendane mu kiganiro cyacu. Ndagusaba ko wanajya gusubscribe binga Theogene Kwizera official, nafunguye indi channel nshyashya muzajya mumviraho amakuru y'imikino. Reka tugende twumve iby'iyi filimi Bahubali, reka tugende twende na kazi. Yes, murakoze cyane. Ubundi bwo iyi filimi ntago isanzwe mu gihugu cy'Ubuhinde, kuko niyo filimi yahenze Abahinde, yatwaye asaga biliyoni 8 cyangwa se miliyoni 7 z'amarupu. Ni amafaranga akoreshwa mu gihugu cya India cyangwa se Ubuhinde. Iyi filimi yinjije box office 600 kugera kuri 690. Bahubali yakoregitinzwe cyangwa se mu minsi 6 yari imaze kwinjiza miliyoni 40 zose z'amadolari. Ubwo ngubwo baba barungutse ngahe? Reka tubabwire ayo bari bashoye miliyoni 8 z'amarupu, ubwo ni miliyoni 7 z'amadolari. Reka tugende tubabwira bimwe byagiye bibera muri iyi filimi ya Bahubali. Iyi filimi kandi yakoreshejwemo indimi ebyiri zikoreshwa mu gihugu cy'Ubuhinde. Rumwe barwita Tamari language, urundi bakarwita Telugu language. Izi ndimi nizo zakoreshejwe muri iyi filimi. Ndagushishikariza ko waza kumva agace ka kabiri k'iyi filimi naguteguriye. Agace k'iyi filimi karibanda kuba producer bakoze iyi filimi ndetse n'ibindi bintu. Ndagushimiye, naha mukanya. Ciao ciao.